Ese waba ujya umara umwanya munini wiga ariko nyuma y'iminsi 2 ugasanga byose wabyibagiwe ku buryo nta hantu na kamwe wasigaranye mu mutwe wawe? Humura, nta murozi wakuroze. Ubwonko bwacu bufite uko bukora kandi hari impamvu ituma ibyo twiga tubyibagirwa. Ushobora kubyibagirwa none ejo ukabyibuka, ariko hari impamvu iba yatumye ubyibagirwa. Umushakashatsi w'Umudage witwa Hermann Ebbinghaus abisobanura mu cyo yise The Forgetting Curve. Bitwigisha ko mu masaha 24 gusa dushobora kwibagirwa kugera kuri 70% by'ibyo twize iyo tutigeze tubishyira mu bikorwa. Bishatse kuvuga ko ibyo twiga byose twabaye tubishyira muri pratique, tukabisubiramo tubikora nk'abari gukora ubumenyi ngiro. Twibuke ko uyu ari n'umusaykologiste wabigize umwuga. Nyuma y'ubwo bushakashatsi bwa The Forgetting Curves, atanga igisubizo cy'uburyo twakira iyi ndwara yo kwibagirwa ibyo twize, wise spaced repetition cyangwa isubiramo rihana intera. Agira ati, aho gusubiramo inshuro 10 mu munsi umwe gusa, ahubwo soma inshuro imwe mu minsi itandukanye, bituma ubwonko bwawe bubika amakuru mu buryo burambye. Ni ukuvuga ko aho kugira ngo usome ibintu byinshi uyu munsi, ahubwo wasoma dukeya ukagenda ubisoma buri munsi ku munsi. Ibyo bizatuma umenya byinshi mu gihe kinini gusumba uko wasoma ibintu byinshi mu gihe gitoya. Iyi ni channel isomo ryawe. Ubwenge ntabwo ari ukubika ibintu byinshi icyarimwe, ahubwo no kubungabunga ibyo wamenye. Kwiga ni urugendo, ntabwo ari ugusiganwa. Kanda subscribe niba ukunze iri somo, unasure blog yacu usome birambuye kuri iyi ngingo. Isomo ryawe, ubumenyi bwimbitse.